n'ubundi ubase bagutuma bagira gute nkubwiza ukuri kugacaho byagaciro turakurikiza contract ni ibitaramo bine bakubwiye mukatira umuntu ashobora kurwara agasuhuza abafana cy'abyihore ibyo ni ibanga mba nkumeneje shaho ubyihore ni ibanga nge nkumeneje nyine nikubwira ngibyo dushoza tuzazijyamo ariko bitegure performance batarabona y'umunota ibyo byihorere ibyo wabikora ba karufani yazabaye arabahe karufani ko namwero karufani bakora ikintu gukora sinzanakora ikintu oya karufani nakora ikintu impamo yamugira amafaranga karufani twaraweje muri kwishatsi twaweje muri kwishatsi ayo arimo yubakisha ahantu atarimo arubaka ni yemise mutarise ni muruba akemi yarize mwana yize emi yamwe ngo yize imyuga za Muhanga yize ubudozi cyarahani birameneka cyane kopazo saba uretse gato ihamagara ryabo rero ega nawe ngo usabiriza cyane umubwire buriya kuvuga ngo kuvuga ngo nugusabiriza iyo ugiye iyo umamagaye ukaba ugiye kumvugisha isaha cyangwa iminota 30 yego hari ibyo akaba arimo gukora hari ibyo nakabaye ndimo ndakora nibura basi wakagombye kubiha agaciro ukagira gute ukarambura ku kaboko yego iyo ndamburiye akaboko nanjye bimfacilitatinga nibura bya bitotsi cyangwa se bya bintu nagombye kuba ndimo ndakora kuba mbivunjemo iki aba diaspora bahamagara isaha ubundi bagira icyo gukora kandi bafite amataxi abo nzi bakora rwose banashyiraho nta n'iminota 2 yaguhamagara ni ukuvuga ngo amaraboza ngo wayabonye nk'umuhungu wanjye witwa Taifa Burino umwe mu basesenguzi beza cyane ega Taifa nayo ubuzima nayo umva Taifa nayo ubuzima yabubayemo ariko nta kiburi ngo guhamagara ariko nta kiburi nibyo nyine nkubwiye ababizi rero imvune babiri none guhamagara ngo message wayibonye ese nimero ni iyi ngiyi undi muntu nawe utajya uvuga byinshi yego byose nako ntuza byose murenge nawe nanjye nawe nagavuga amagambo menshi yego na ntuza na Mucoma J nawe ntagavuga amagambo menshi tunibutsa abantu ko ariko ugira umuhungu bita ngo ntuza Van Boy umwe nabonye kuvugisha amasaha ntago mvuze ngo ntagushyiriraho ndavuze ni niba gushyira inote y'ijana akuvugisha isaha wari kuyakorera isi ijana uzi kugira ngo biranjya mbona nkabona barakuvugisha nzamubuza kugushyirira biranjya mbona nkabona barakuvugisha ukagera naho ugera ku nguti wanjye biragoye nta muntu wamvugisha icyo gihe njyana n'abantu abona nabo ngira tukivugana direct mwubwira ko ndi mu kazi ariko nshobora kuba nkahagaritse iyo mubwiye ngo nshobora kuba nkahagaritse mba icyo mubwiye ubucyumvise ntabwo rero rero nk'umukonsilita nge nk'umukonsilita wowe ku isaha ukora angahe no kuvuga ngo muri consultation nibura amadolari 500 ku isaha no gaseko ni consultation hano hamaze amasaha angahe n'abo diaspora abenshi ntibizi iyo guhamagaye rero abagira ngo nibura basi ugenda umuhereza amayide ugenda umuhereza inama yakoresha kugira ngo nawe bace ko yakwiteza imbere unamurangira abana bagezweho i Kigali ibyo tujya ntabwo njya mbivuga iyo umuntu atagiye kumbaza ibyo bintu bajya bibaza barabibaza hari nk'igihe umuntu akubwira ati nkeneye icyana cya danje nanjye wanjye ntabyo ngira najya kumurangira ibyo nagira wowe urabiranga njye ko ndi mariye nabimenya n'ibyo bindi njye ndi mari ariko uzi kujya kubona ukabona nk'umuntu k'uyu munsi hari uwampamagaye ambwira ngo Jesu Kristo wa mipangu ngo hari icyana ngo nigeze kubona ngo mukorana video ngo wampaye nimero zake cyangwa se ko ugiye nkorana n'abantu benshi namenya ari ikihe ukabona gwaye video yazuminze ifoto y'umuntu uzi umukobwa bagiye bansabaga nimero wa mukobwa w'urubuno runini bita Sifa uramuzi n'ugihere oya Sifa w'urubuno runini ako kutegerekana mu maso ashobora kuba adasa neza ariko agateye neza Sifa jewe nabiyakanye ariko ni na mwiza da uzi nka Sifa nuko gusa na video ye ndabone mu maso n'abantu muri comment bazimubaza nyine yerekana kabuno gusa ariko nabonye ari ingeso abakobwa bose b'i Kigali rwose bafite ikibuno nawe agerageza gukora ibishoboka byo nta bundi bwenge ariko usiko n'ikintu namaze kubona abakobwa bose bafite ikibuno aha hagombye kuba hari ubwenge hajyamo ikibuno mpa nk'urugero ugeze ukunda nawe nayo urubuno runini warukoresheje witwa nde niwe waguze mu Bugesera ngo hafi ya hegitari 8 atuganye wagura ubutaka se nabwenge ni dabiju satuganye no dabiju impamvu ni indushyi Twebwerega ntabwo sengura ngo umuntu nindushyi twavuze ikibuno n'ubwenge urumva ahubwo uzumve no wenda imisubirize ntabwo
si uko wenda ubivuze ariko ngiye mbirebye nyine mamura ariko gusa uko uvuze ko nyine burimo buriya kebereka umuntu wese ushobora kugira ngo kugira kuba yatunga ikibanza nawe ubwawe wemeye ukavuga uti ni umwe mu bakobwa i Nyarugenge bafite ahantu bataha kandi hadafunganye atari ahantu winjiza imodoka ukabona iri mu yasohotse mu rugi murabivuga ngahita nibuka noneho imiturire y'abantu bamwe na bamwe umuntu arakubwira ngo ngiye wenda ngo ntahango muri Kibagabaga okay sawa nta kibazo ukajya wenda ni quartier mu bakire yewe ukajya kumusura ugasanga kwinjiramo ni nkwinjira mu cyari ariko tuzi umukire wanjye umukirekazi wanjye Lani Big Boss Lani Mutoni n'umwe mu bantu batavuga amagambo menshi nayo bagiye gushyira ejo bundi nakoze ikiganiro ari kumwe n'uwitwa Kejoni wakatiwe najya mushyiraho kenshi wakatiwe si byagenze bite yarajuriye wakatiwe 3 unuko ngo yarahunze byagenze bite yakoze mugani we yaranyibwiriye atako urabona abagabo babacika yarabyageje birahangase oya yaravuze gusa arabizi rero arabizi rero nanga birababadira bakira nabyo barabizi ntabwo bivugira hari ibyo ukina nabyo ukaba ubizi neza ko aho ngaho urimo urakinisha icyuma gifite ubuki so witwa Kejoni rero sinzi ukuntu namushyirira oya sinzi ukuntu namubajije nawe se nanakora iki biramunanira kubivuga ibyo akora ariko agaciro ko munamenye imirimo y'abantu ukajya mu buzima bw'abantu nari n'umushiti wanjye ariko ntabwo neza gushyiraho 50 hari wari wahinze se nari biriki none se buryo wajya kwinjira mu kazi k'umuntu noze buranandutira zinda zinda uhe zinda niwe mukobwa wa mbere hano mu Rwanda usiga ufite amafaranga afite ball bakorana ya betting yes afite ball ya betting bakorana ahubwo n'abantu bagenda bamugane mu hamagara zinda aberekura marakorera amafaranga ku munsi zinda ashobora gukora $3,000 by'idolari nagase ni impamo ya mu akaba asajya guhostinga mu bice akora 3 by'idolari ibyo guhostinga maragenda bicikaho maragenda bicikaho ni keza ni keza Teresa afite amafaranga keza Teriske yataye imbomba ariko naga uri narebye akora kuri TikTok yataye imbomba ni wahise kandi umugabo basigaye bayikundana pe rwose ngiro arugona ruhaye ubugisha taye imbombe atwara ikamyo afite amakamyo atatu muhanda oye ngumva se Patrick ari kubwiye kandi ndabivuge reka misubiremo kugira ngo rutanirage n'abavandimwe ngo zinda yese akura mu muyango nahise mbyumva zinda kuye mu muyango uzabase nawe urutira mu yango kwisi manyama nyine wongere wivemo zinda yongere nyine yumve ko agiciri banza wumve nibyo rego umukozi banza wumve utaniranye n'abahungu banjye abahungu banjye batwara amakamyo nibo bantu ba mbere muri leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Canada ndetse na Europe bakorera amafaranga menshi kandi nibo bantu ba mbere buriya bagira akaboko karambuka ntabyo nzi ntabyo nzi Patrick mbwira umutwazi wakiriyeho mbwira umutwazi wakiriyeho barahari benshi nyine barahari benshi ntabwo byibuka neza ariko nzi ko bagukiriye hano uziteranya n'abahungu banjye uziteranya n'abahungu banjye uzi ko yakiriyeho ntazongere uziteranya n'abahungu banjye uzi ko twarikamye wakiriyeho rwose ngewe rwose murabizi nta twarikamye urankirira ngewe murabizi ndi umuhungu wanyu momo iracyari yayindi uziteranya n'abahungu banjye uziteranya n'abahungu banjye oya buretse nta muntu twarikamye urankirira byose murenge twarikamye oya Angela twari kamyo oya Van Boy twari kamyo agore uretse kuri ndashima Van Boy ni yakunyujeho kanandya wiki Van Boy akora mu byuma by'ingesi nta kibazo njyewe ndibona kubwira ko abantu bose bakiraho mu mabazi liste mbagifite Paze Quebec wakennye atwari kamyo Pazo nagarakena Pazo nagarakena nta yakurira ven agira ven ze basi bakoze abana b'i Kigali ko batambika amaguru ku note ya gato ujye n'umuntu umaye vene abari menshi buriya n'umukobwa ujya kwishyura inote y'10 kugira ngo ace mu maguru y'undi muntu ibyo nabyo rwose banzuvuse nibatanga bibiri nta umuntu burimo niba inote ya 7 inote ya 7 uzenzi ko bavugane nzi ko bavugane oya nibura kireno amenshi watanze yarangahe oya ngiye guhonga kwanjye kuvuga ngo umukobwa namuterese muguriye fanta n'ibiki byose 4,800 bose nyagezamo noneho amakuru nifite mu bamwe mu bantu bavuga nk'izo mvugugira mu makuru ngo bamwe bibugisha ngo zabinde ngo gutereka mu 600 oya
nge bine rwose ko uransura unywa inzoga ugomba kunywa inzoga n'inyama z'ubuntu ugomba kunywa inzoga ngewe nakubwiye Eric ku mafi yohereje z'ubuntu ndi kukubwira no mu diaspora waje hano agahubuka izo yakoze z'ubuntu ari mu diaspora wari mubaho uziko nta n'undi muntu wabushobora ari mu diaspora kubaho mu buzima bw'ubuntu gusa ari mu diaspora wari kudusura inzoga z'ubuntu inyama z'ubuntu yagoyicira izo gusa ari mu diaspora waje kudusura ejo bundi eba natubwira ibyongereza byinshi cyane n'ibiki byose hano babizi ngewe ndubahangaye igikona ndamureba nabanse nk'uyu muvandimwe kuko ibintu arimo arabizi mpita nihamagarira abahungu banjye bafite imihogo kuko ifunguye baze kunywa mbabarira ngo byagenze bite umudiyasipora yaciye hariya nkaya ntabwo yanze guca inzira isanzwe nawe yararenze ariruka uzi ko i Kigali hari imvugo tuya dukoresha yo gushyirishamo umuntu cyangwa ngo nta kintu ariho sa no mutinde byihore ugasanga agashaka gusuka mu gitirage yabuze amafaranga mfite akaba yishyizemo ariko ibikurikiraho nyuma nyine urenga igipaka uzirageza wirinde uziko nasanzwe i Kigali barambwiye ngo buriya nka Kamaro yakunywereye cyangwa se Njuga n'abandi bahungu baba bagendana nabo wabonetse gato uzabaza umuhungu bita Tagira imfupi Tagira yarabahunze umwana nganywa idomora Kamaro yamucumbikiye igese acumbikira Tagira ingo yego ntamucumbikiye pe Kamaro yamucumbikiye reka da uragize Kamaro agira umutima we Tagira niwe yishyuraga ariko baramucumbikiye Tagira ingari wawe niko numvise aziriki sinzi ibintu yakoze ngari wawe reka mu kigo ngororamuco ese umuhungu wa Negiji abaye Negiji ashobora kuba ari nk'igitagata oya Negiji ngo asigaye yikorera imbaho oya ari nk'igitagata ahubwo nshaka ubona waranshutse urambwira ngo ntuza ngo umuvandimwe Aristide once again ngo ari iwawa nanjye ndabivuga kuko umuhungu asigaye yagoye mu 300 nakubwira ko umuhungu asigaye mu Bwongereza ashaka sinabikubwira so byanga ngo ni wari ucumbikiye kitoko ngo yaracumbikiye kitoko kana ni wabimbwira kitoko mu bantu bameze neza ina nyine na ariko hakurya ntabwo arameze neza kitoko ari ngo yabaga kwa Aristide once again ni mama ya Mungu mbese Aristide ko wagushyiraho nukiriyo kandi jya wari yambwiye ngaraza tugakureba biragoye gute se gute wese bimeze neza ameze neza umuhungu twaravuganye nawe birindwi yagushyireho ubu isugosora imvugo kuri birindwi twaravuganye nawe numva nyine ameze neza kuri birindwi yagushyireho gosora imvugo umugabo bita Medibit ni wambwiye ko ngo ari wacumbikiraga ngo ari wacumbikiraga kitoko rega Medibit nawe avuye kwa Aristide agiye kwa Medibit nyine Medibit ni wambwiye ko nuza Aristide yacumbikiraga kitoko uzi ko Medibit nabaga muri saro kwayo kitoko kameze neza subizi Medibit yaga muri saro kwayo rwose kwayo ya Jamal kameze neza na inaha sinumeze ngo mararimbira 70 gakuyafata kare aranga muri bawo ariko ari muri kitoko bamaye ni kitoko ngoma ni 20 mara n'umumuzo rero baragenda ubamo ese ubundi bingiraga bate umuhungu Medibit yarambwiye ngo banze mbonaga mu tubari ngo bakemera ngo n'abasitari uyu munsi rero nibo bihamagarira ba nyir'utubari ngo tuzi ariko rero Imana yarahagobotse abahungu nabo bari kuzandavura abahungu bo bahanze bari kuzandavura ubu bari ko bugenda buba bwinshi nibwo nabo bagenda babona nyine audio imwe mu mwaka ntiyagutunga buriya benshi ngo babikuza nka menshi kuri YouTube mu bahanzi mu mutirese nayo mbonye ese wari uzi ko urabivuze ndibuka wari uzi ko uwitwa Niyo Bosco yasubiye kwandikira abantu Dorcas na Vestine wese ubikora nande batwaye ko muso yanjye cyane yago era nayirimbye ko barayimwa wamaye inote ya 12 yidura y'abanyarwanda ayitanga akoramo amajwi ategaho umuto ya kibiri umuhungu yamwibukije ko yamuzanye ati ntumende ninjye wakweretse abantu ngo ndagukundisha abantu zamvugo z'aba bahungu b'abanywatani ariko niyo Bosco ndi muri zazana kuririmba bigenze bitera si ngombwa ariko niyo Bosco ko nyina mutwe wa rene gahunda yiwe ndayizi ntabwo nyine kandi gahunda ari n'umuntu wanjye ndamushyikira se nk'umukozi kandi ari umuntu wanjye nari kubwiye ngo umuntu wanjye utagupostinga n'abari mu magambo ubu ngiye kubitangira nziza cyane ngiye kubitangira rwose ngo ubinyibukije mu bahanzi umuntu winjiza amafaranga menshi y'isere mbonye ayakuye kuri YouTube
YouTube cyangwa YouTube ndavuga kuri YouTube uvuga nkoranyambaga nyine tuvuge YouTube zo za Spotify turi tuzibore uzi impamvu akora za boro ndende cyane ni kandi zirebwa cyane ni n'umwe mu bahanzi muri East Africa bafite YouTube nini miliyoni 2 na miliyoni 200 yo sub ameze neza Meddy afite miliyoni n'ibihumbi nka uziko Munyo Bosco yakoreye na Meddy indirimbo yo bita niyo ndirimbo ni Munyo Bosco ariko nta direct siga yego niwe muntu ayikoze arimo tuje cyane rwose Munyo Bosco ameze neza buri ni izina ry'Imana ni izina ry'Imana kure mwako yabaye Munyo Bosco arahari agere muri ejo bundi twaravuganaga agere muri oya basani muri marama ameza ngana ngo namutwerere nawe namagambo gusa ujye utwe ntabwo ujye utwe hari nari ndwaye ese namo muhere irwaye oya nari ndwaye wowe urabizi ko nari ndwaye ni muri serum uburwaye kandi ndi muri serum nyine ahubwo se nuko ntabwo uteganya oya ngiye ni umuvandimwe ujye utaha ubukwe n'ujye utwerere ntabwo uteganya ngiye n'ubundi ni umuvandimwe wanjye ntabwo nabura kumushyiriraho wamushyiriho noneho nta telefone mfite wayizane mukanya ndabikora pe biragoye oya ndabikora ayo ni ahubwo se niba yandikiye abantu ameze neza nibyo nakubwiraga rero Patrick aba diaspora bahamagara cyane bavugaho noneho barabumvise bitonganya ngo murasaba cyane ahubwo se niba umuntu yagusaba utamuhamagaye noneho hari nk'ikigo niba uje kuruhukiraho umuntu kandi ugiye yarafite ibintu arimo gukora hari ikigo hamagara kirimo kirava mu kazi ukajya kumva noneho kimwe kinjira no muri za store kigasuhuza abandi bantu uvugiramo noneho kiba kimwe kirakwejoyinga aricyo cyonyine kikongera kikaguheza n'abandi bantu nabo bakakwejoyinga noneho bagahita banaguhamagara ku video call yivugisha natwe twongereza tundi muri supermarket agezemo hagati kiriho video call you know what it is ngo shyiraho abadiaspora nabo ariko nyangwa bafite ihungabana rikomeye cyane hariya hakurya cyangwa bikomeye hakurya ntabwo ibintu byoroshye ntabwo ibintu byoroshye ngo wenyine uzi yakorera mu kabura aho yarira cyane n'indangamirwa hariya ngo ntabwo apfa kuyibona ngo nibura bigura inote y'icyatanu ariko abenshi mu madiaspora Patrick ujye ubagira inama wabwira uti ariko mugerageze gukora ibishoboka byose famiye zanyu ziri ino aho kugira ngo ujye wirirwohereza amafaranga abantu n'ibiki byose muziteho muzihindurira amabati mutera agaparafu mu mazu yanyu nabirirwa ngo baka amafoto y'abakobwa ugasanga umukobwa umuhaye amadolari 100 kandi wanyu na mituweli nirishyurwa ni kugira ngo bakwereke mu mafoto tubashishikariza kuba bagurira amamituweli amafamiye yabo amafamiye yabo mu gihe cya periode y'amamituweli n'ejo zarazamutse yo kumiza usanga utanga amafaranga ugaha amafaranga Gasuku utari bunagushime Gasuku ni umuntu w'amafaranga uyu munsi ejo utayamuha akagutwika ugasanga uretse gufasha famiye yawe twebwe ntabwo tugushima iyo ushyiraho ukuri n'ukuri ngemenya amabanga iyo utagishyiraho se turagushima ni handi uzi ugatangira kwanga umuntu ngo yakennye bari boy se ntwara bikiyanga kandi n'undi yagushyira inote y'ijana wicaye hano waba uriwe ijana mari gikobarira uzwo mise mbona nibyo mvuga ngiye umwana nemera n'umwana bita Gabiro guturuka muri New Hampshire n'umuhungu wanjye indi Gabiro ameze neza oya byihorere genda gake byihorere umva se ariko rero no byanze ibyo byihorere none mfite abahungu banjye baranamwe baragukunda cyane batuye muri Colorado abitwa ba Mugabo muri Colorado rwose ndabasuza cyane ba Rusta muri Kentucky ahubwo nayo yarariko baramwe baragukunda cyane guheza nimero zabo ngo muvugane ba Dani oya nagwaye nimero zabo ngo muvugane pe ngewe ikintu nashobora gukora risk ya mwingi ariko ashaka kukunyuraho nangereho byo byabaho kereka nabyibagiwe mokaje kayajyana nabyibagiwe wenda ugasanga nyine mokaje atwaye mu buryo ariko rwose dusuze Gabiro Pastor Hakim se kutamusuza pastor yagize anniversaire ejo bundi Pastor Hakim yagize anniversaire nawe turamusuza cyane guturuka Belgique kuri Zoom ariko burara umukirekazi utazi Patrick umukirekazi wa mbere mu badiaspora bose bamwita ni Divine la Patronne Divine la Patronne ni umubyeyi umva se ni umubyeyi ufite ikintu bita ikimba kuko bijyanyabyo kuri birindwe bye ubwo yise umusengezo umugeze miliyoni no Samblak ni umwe mu bantu bafata cruise bakagenda bakamara umezi nk'atandatu mu bwato cy'umucaguhe rwose oya ameze neza cyane oya cy'umucaguhe banza unyumve banza unyumve reka n'umuntu w'ubu diaspora wabukora mu makampani y'inyanya ahantu batunganya ingurube ahantu batunganyiriza inkoko n'amaguru yazo rekana nabo ngabo ndimo ndagenda nkubwira abantu bakire ngewe byanyana witwa Divine la Patronne akora araheba oya atebe chicken
ni munini cyane uzagende kuri Instagram urebe naho ubundi bagerageza bajya bahamagara gake diaspora barabangama cyane iyo umuntu ugiye no kumushyiriraho sinangwa ngo umutunaguza ari noneho hari igihe umwana kuvugisha barimo baranywa amayoga hari ibiyoga bitwa ngo bya Stella n'ibindi biba nko Ukobazahobagiza wabanywa n'ibindi nk'ababejike guhamagara bari mwera jipireri nk'abantu babiri ngo bakinyi barakwiyamye uzahanyura bakakubita inkongi noneho hari abandi bantu ngo batuye za France noneho n'abatindi buriya niyo umuntu wo mu Bufaransa yamamagaye umuntu wo mu Bufaransa yamamagaye igihe bita numva n'iseseme nyinshi Faransa naho biragoye na za Australia ni uko nabona Australia ushobora nka 7 barabitanga ariko bombe uzi ko ari umuhungu ejo bundi ari umuhungu uri mu Bufaransa rero wasabye agatuma reka wese ngo 10 n'amadolari ngaho yaho ngaho ariko Patrick nawe ntago ujye utwikira umuhungu wanjye bitarimo peso nawe nzongo irimo peso uramuzi ndashaka kuzamuzana kuri radio wanyu uwo nawe aririmba ibiki aririmba R&B iteye ubwoba nirimo bamwita rimo peso subiramo ngo rimo peso nabyo nasubiramo pe biragoye rwose birindwi bye wariye ntabwo byatwaye wabonye ko n'umuhungu wanjye bita Gweda nawe yasohoye indirimbo akora icyo sohoye kandi Gweda ahubwo bari amakuru ejo bundi nabonye bavuga ngo hari umuntu ngo w'umunyarwanda bafatiye muri Canada ngo bagiye kumudipota noneho njya gusacinga maze kujya gusacinga mbona umuhungu asa na Gweda ngira ngo ni Gweda kumbi wese akora iki Gweda ni umukire uraho ngaho afite ubwato ubwato se barabukoma afite ubwato uzajya ufata indushyi zose kubera birindwi wahawe umuntu umusi we ako bintu biranavuna baranojya kuvuga amafaranga baraye ubusa afite ubwato munyarwanda amafaranga ni nayo avuna kure bikiyene ibaze ko kuba tubona umutindi nkongo ni Gweda ugahita umushyingira ubwato muri pasifike Gweda inoti ya 4 yashyize Gweda buriya nuko ataragushyiriraho niyo mpamvu ntabyoreye nuko wese ubwo yariye bamwe mu bantu bavuga ko dukorera amafaranga y'ubusa mu gusingiza n'icyombi ibaze kuba 7,000 ushobora gutuma ufata umuntu w'umutindi utanariye ukamutwerera ubwato muri pasifike ano mafaranga tubona sobanurira abantu genda shimira amafaranga ameze gutya uretse gato genda shimira kwanza abantu banagerageza no kugira umutima wo kuba bavuga ngo Yesu kizo mipango kurasa maji kwanza kuri uyu munsi wo kwa mbere kuwa mbere nashimira kwanza umukobwa wanje Muchoma J yamushiriyeho nubwo wandi iyo nama kuri makuru aho gona oya byarangereye yagiye ndabizi ibyo nta kibazo ariko tumushimire reka mbanze nshimire Ange ari umubyeyi wanje bita Ange nawe ndamushimira cyane wese kandi we nuwa byihorere nawe birindwi bye birakoze oya Ange ni sawa cyane byihorere unote ya birindwi wabahe leta zunze ubumwe za Amerika Ange nawe w'umutindi ngo ube muri Amerika tumuzuze niyo mpamvu nanze kuvuga stage kugira ngo utaza kuza kumumwaza ariko yarambwiye atubwire Patrick nawe ejo bundi nshaka kumureba nsoga ya zone kuri uyu munsi wo kuwa mbere dushimire Muchoma J yashyizeho dushimire umukire Kazilani yashyizeho undi muntu washyizeho ninde no weekend abantu wakiriyeho weekend ari misali nagiye mbona buretse gato bantuve muri blague bantuve muri blague